Nshuti bakunzi ba P4TV Official, twongeye kubasuhuza aho muhereye hose ku isi. Uyu ni mwanya w'ikiganiro The Holy Breakfast. Muri kiganiro tugiye kubagezaho ibyo Bibiliya ivuga ku murimo, uburyo umukristo akwiye kwitwara mu kazi. Mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 13 haranditse ngo umuntu wese akwiriye kubonera ibyiza mu mirimo yose akora n'umwete. Hari ibibazo byinshi byibazwa kuri iyi ngingo. Abantu benshi bafata batakazi bakora, cyangwa se Bibiliya idushishikariza kubona gute akazi dukora. Muri iki gihe abantu benshi ntibashimishwa n'akazi bakora, kubera ko bamara amasaha menshi bakora akazi batishimiye. Buri munsi bakajyayo baseta ibirenge. Ariko kandi abantu batekereza batyo bashobora gushishikazwa n'akazi kabo ndetse rwose bakakishimira. None se hakorwa iki kugira ngo tubigereho? Bibiliya ishishikariza abantu kwishimira akazi bakora umwete. Ivuga ko akazi ndetse n'ibyiza byako ari impano. Salomo yaranditse ati umuntu wese akwiriye kurya no kunywa kandi akabonera ibyiza mu murimo yose akorana umwete. Ibyo ni impano y'Imana. Mubwiriza ibice 3:13. Uwiteka aradukunda kandi ahora ashaka icyatuma tumererwa neza. Aba yifuza ko twishimira akazi dukora kandi tukanezezwa n'ibyiza tugashikesha. Kugira ngo tugume mu rukundo rwe, tugomba kubona ibintu nk'uko abibona kandi tukubahiriza amahame yashyizeho arebana n'akazi. Reka dusome umubwiriza ibice 2 umurongo wa 24 n'ibice 5 umurongo wa 18. Muri iki kiganiro turasuzuma ibibazo 4 bikurikira. Kora iki ngo tubonere ibyiza mu kazi mu murimo dukorana umwete? Ni akahe kazi abakristo b'ukuri badakwiriye gukora? Twakora iki ngo twirinde ku kazi kabangamira inshingano zacu za gikristo? Nuwe murimo w'ingenzi cyane dushobora gukora? Icyakora n'umucyo tubanze dusuzume urugero rw'abakozi babiri komeye kuruta abandi bose mu isi no mu ijuru, ari bo Uwiteka Imana na Yesu Kristo. Dore ko Bibiliya igaragaza ko Uwiteka ari umukozi w'ikirenga kandi w'umuhanga. Mu ntangiriro igice cya 1 umurongo wa 1 haragira hati mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru. Imana irangije kurema ibintu byose byo ku isi, yarabyitegereje isanga ari byiza cyane. Mu ntangiriro igice cya 1 umurongo wa 31. Mu yandi magambo, yari inejejwe cyane n'imirimo yose yari ikoze irema isi. Nta gushidikanya Imana igira ibyishimo, yishimira kuba ari ugera kuri byinshi kandi byiza. Timoteyo wa mbere igice cya 1 umurongo wa 11. Imana yacu ikorana umwete, ntihwema gukora. Nyuma y'igihe kirekire cyane isi n'ibiyirimo byose biremwe, Yesu yaravuze ati data yakomeje gukora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Yohana ibice 5 umurongo wa 17. Niyihe mirimo data wo mu ijuru yakomeje gukora? Aho ari mu ijuru yakomeje kuyobora abantu no kubitaho. Yaremye icyaremwe gishya Kristo babyawe binyuze mu mwuka wera. Amaherezo bazategekana na Yesu mu ijuru. Abakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 17. Uwiteka agomba kuba yishimira cyane ibyo yagezeho muri uwo murimo. Abantu barirwa mu magana ya za miliyoni bitabiriye ubutumwa bw'umwami, bareherejwe n'Imana kandi bahinduye imibereho yabo kugira ngo bagume mu rukundo rwayo. Yohana ibice 6 umurongo wa 44. Ibihe bintu bigaragaza ko kuva na kera Yesu azwiho kudakoranaga umwete. Kuva na kera Yesu azwiho kuba yari umukozi w'umunyamwete. Igihe yarataraba umuntu, yakoreye Imana ari umukozi w'umuhanga. Arema ibintu byose byo mu ijuru n'ibyo mu isi. Tubisanga mu Migani ibice 8 umurongo wa 22 kugeza kwa 31, n'Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Igihe Yesu yari ku isi, yakomeje gukorana umwete. Akiri muto yize umwuga w'ubwubatsi, agera ubwo yitwa umubaji. Ariko ibice 6 umurongo wa 3 haranditse ngo mbese se wa mubaji mwene Mariya, mwene se wa Yakobo na Yosefu na Yuda na Simoni, bashiki be nabo ntiduturanye? Ibye birabayobera. Uwo murimo wasabaga ingufu n'ubuhanga mu bintu bitandukanye, cyane cyane ko muri icyo gihe nta masarumara, amaduka acuruza ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'ibikoresho bikoreshwa n'amashanyarazi byabagaho. Reka turebe Yesu agiye gushaka imbaho. Sa n'ureba Yesu agiye gushaka imbaho, wenda akabanza agatema igiti, yarangiza akagicamo ingeri, akazikorera zimuruhije, akazijyana aho yabarizaga. Sa n'umureba nanone yubaka amazu, akabanza kubaza imbaho azakoresha mu gisenge, yarangiza akacyubaka, akabaza inzugi, wenda agakora n'ibikoresho bimwe na bimwe byo mu nzu. Yesu nawe yiboneye rwose ukuntu akazi umuntu akoranye umwete n'ubuhanga gatera ibyishimo. Yesu yagiraga umwete udasanzwe no mu murimo wo kubwiriza. Mu gihe cy'imyaka 3 n'igice yakomeje guhugira muri uwo murimo w'ingenzi cyane.
kubera ko yashakaga kugera ku bantu benshi uko bishoboka kose. Yakoreshaga igihe cye neza, akazinduka kare cyane kandi agakora kugeza nijoro. Luka 21:37 38, na Yohana 3:2. Yakoze ingendo ajya mu mijyi n'imidugudu abwiriza kandi atangaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Luka 8:1. Yesu yakoze ingendo z'ibirometero bibarirwa mu magana ku maguru mu mihanda yuzuye ivumbi ashyiriye abantu ubutumwa bwiza. Ni mu buhe buryo Yesu yanezezwaga n'ibyiza by'umurimo we? Yabibye imbuto zo kuri ku bwami, asiga imirima yeze itegereje gusarurwa. Gukora umurimo w'Imana byatumaga Yesu yumva afite imbaraga kandi akomeye, uburyo yabaga yiteguye no kureka ibyo kurya kugira ngo awukore. Yohana 4:31-37. Tekereza ukuntu agomba kuba yarishimye amaze gusoza umurimo we hano ku isi, maze akabwira se ati naguhesheje icyubahiro ku isi kuko narangije umurimo wampaye gukora, kandi ibyo byari ukuri koko. Yohana 17:4. Urukundo dukunda Uwiteka rudushishikariza kumwigana. Efeso 5:1. Urukundo dukunda Yesu kandi rutuma tugereza ikirenge mu cye. Turabisanga muri Petero wa mbere 2:21. Nimuze noneho dusuzume uko natwe twanezezwa n'ibyiza by'akazi dukorana umwete. Hari ikibazo mushaka kutugezaho cyangwa kutubaza, mwaduhamagara kuri telefone igendanwa 079 08 58 217. Mushaka kutukunganira kandi mwaduha comment, mugakora like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.